igitabo cy'itangiriro ibice 17 umurongo wa 17 haranditse ngo maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara. Aburahamu abwira Imana ati icyama Shimayeli akabaho ari imbere yawe. Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. Amen. Amen. Ababwiye ngo intego y'amagambo turi buganire turaza kuvuga ku mabombe 3 muri meshi, ariko turavuga 3. Satani arashisha Abera. Kuraswa ubwabyo si igitangaza, ahubwo ni ukumenya, ni ukwibaza ngo ibirindiro byanjye ni ibihe. Ibombe ya mbere ni bombe nise iterabwoba. Iterabwoba ritumazeho abagenzi. Turimo turabona intumbi nyinshi z'abagenzi zimazwe n'iyi bombe yitwa iterabwoba. Shitani atumariye abandi nubwo batarashira mu mwuka ariko bararembye kubw'iyi bombe y'iterabwoba. Iterabwoba Shitani araza akakwegera akakubwira ukuntu bicitse, niyo makuru afite. Arakubwira ati biracitse, urapfuye kandi uzapfuribwa, uzapfa ntacyo wimariye. Araza akagusubirira mu mateka akakubwira amateka y'iwanyu, akajya mu bisekuru bya kera akakubwira ukuntu rero ushingiye ku hejo hashize ntacyo uzimarira. Muri iki cyumweru maze iminsi ndi ku musozi witwa umusozi wa Ebari, umusozi w'umugisha. Ku munsi wa 3 twaseze isengesho ryo gucagagura umugozi wa karande, umugozi w'amateka. Hari ukuntu Shitani aza kuririra kuri karande y'amateka y'iwanyu cyangwa se uwo mugozi, ukajya kubona ukabona mu gisekuru cy'iwanyu hari ibintu by'uruhererekane bigenda bidashira. Ariko ndashimira Imana kwigica uwo mugozi, haleluya, igaca uwo mugozi wa karande, hanyuma ukaba ukigenga. Turi mu masengesho mu minsi yashize, hari umuhanuzi wahanuye ahanurira umuntu twari kumwe, aramubwira ngo Imana iravuze ngo uhereye umunsi kwiyandikishijeho ikwibarujeho. Hari ukuntu Imana ikwibaruzaho ukaba uw'Imana, ugatandukana n'amateka ya so na nyoko, ugatandukana n'urwo ruhererekane. Imana yigeze kunsura irambwira ngo gutandukanyije n'amateka y'igisekuru cy'iwanyu ngo ukuru umwana atandukana na nyina biciye mu rurere. Mbega Imana araje irakataho k'umubyeyi umwana uvuka bakatururere. Ndashimira Imana ko igitandukanya umuntu n'amateka y'iwabo. Abantu bumva bizeye gutandukana n'amateka bayibwire Imana. Iterabwoba Shitani araza akakwirukankana akakubwira ngo ubwo suriga se ngo uzasoze, akakubwira ngo uhereye mu mateka y'iwanyu nta muntu wigeze ajya muri segonderi, igahita imubwira ngo ukwirishe utwika amafaranga, rekera aho ngaho ntuzagera. Ariko ndashimira Imana ko mu mateka mashya tuzagera aho iwacu batageze, naho imiryango iterabwoba riraza rikakubwira ngo ukwirirwe upanga ubukwe, ngo uwo musore arakubeshya,
nguhereye mu gisekuru cy'iwanyu n'abanyagusenge barikingiye na bene wanyu bose. Aravuga ngo ubwo se niwe wenyine wakora ubukwe? Agahita akubwira ngo yamubwire mwigendere. Ariko uhereye uyu munsi umubwire Satani. Nifuza ko uza kubwira Satani, ugira ibintu umubwire ngo uhereye none hari ubundi buzima natanye, hari ikindi gisekuru nibarusheho, hari ikindi gisekuru dufite. Iri terabwoba mutaza kugira ngo nimwe mwenyine ribayeho. Satani yeguye bombe arasa Aburahamu. Niba hari abantu bari bafite amasezerano meza, niba hari abantu bumvise Imana, uzi ko Aburahamu yumvise Imana bimutera guhaguruka atazi yajya. Arahaguruka asiga igisekuru cy'iwabo, arahaguruka yerekeza ahantu atazi, kuko yari amaze kumva Imana imubwiye ngo va mu bigirwamana by'iwanyu, usige so na nyoko, usige inzu ya so, uhaguruke ujye mu gihugu nzakwereka. Iramubwira ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu arahaguruka. Ariko igihe kigeze, Satani yegura bombe arasa Aburahamu, aramurasa. Uzi ko Imana yabwiye Aburahamu, iramubwira ngo ntabwo uzahabwa umugisha gusa, iramubwira ngo ahubwo nguhinduye matsiyeri y'umugisha. Ubwo yaramubwiye ngo uzakwifuriza umugisha gusa azahabwa umugisha. Aburahamu agenda ari umugisha wigenza. Ariko Satani amurashe, yari yahereye kwa Sara. Mumwibuke, yahereye kwa Sara. Aragenda yegera Sara, aramubwira ngo ugiye gupfa utabonye ibyera ku bibero. Arangije araza yegera umugabo, aramubwira, ntaramubwiye sheri, niba yaramubwiye ngo sinzi uko yamwitaga. Aramubwira ngo ndakwinginze, aho kugira ngo dupfe tutabonye akana, dore umujakazi wacu witwa Hagayi ni inyangamugayo. Atangira kumubwira ukuntu ari mwiza, atangira kumumuteretera. Aramubwira ngo ndakwinginze ryamana nawe, nibura tuzabona akana, tutazapfa tutabonye akana. Ibyo murabyumva mukumva ari ibintu byoroshye. Niba kuri iyo groupe tubaho, nigeze kwigisha topic ivuga gufuha. Twaravuze turinda tugera saa 5:30 tutarasinzira turi mu gufuha gusa. Narababaje, mbese gufuha ni icyaha cyangwa si icyaha? Gufuha ni byiza cyangwa ni bibi? Nuko umwe agahita avuga ati toka Satani, toka pepo, tugufuha n'abadayimoni. Undi agahita avuga ati oya, ati witokesha, ati gufuha ni byiza, njye mbona atari icyaha. Turara muri iyo deba yo gufuha kwawe. Ariko namwe wabaho umwanya mwavuga umunsi ukira. Ariko ubundi gufuha si bibi, ahubwo definisiyo yo gufuha ni inyifato umuntu yifata ashaka kwiharira uwo akunda. Iyo byarenze ntibiba byitwa gufuha, niba byakwitwa gufurega. Nibyo bizanamo abadayimoni n'ibyo. Noneho mvuze ibyo nibutse ko Sara ari we wagiye guteretera Hagayi, akamuteretera umugabo yari yarashwe. Mperutse kujyana na famiye y'inshuti yanjye tugiye kwiyogoshesha ahantu bita Sonative. Turazamuka turiyogoshesha, umugabo amaze kwiyogoshesha, nuko haza abakobwa babyerejwe. Hari abakobwa berejwe umurimo wo koza mu mutwe bakaba bamuhaye karibu, barobanura beza, bamuha karibu, bamujyana mu cyumba bajya kumwoza mu mutwe. Noneho umugore yitegereje, bamuhaye karibu areba, bamugeza mu cyumba, arangije umwanya ukushira nkabona arimo arareba ku isaha. Mbona umugore arimo aragenda azinga umunwa, ahindura isura, afunga shinyo y'umunwa. Shinyo murayizize ngo muri abapeni, shinyo ni ya misatsi bafungira ahangaha.
we rero yahise ashyira umupano hano ku minwa yayizigaziza uko. Umugabo yavuye mu cyumba araza tumanuka ku mayisikariye tugenda, ntiyanigeze yibuka ko ndi pasiteri ndaho, ahita ahindukira ngo urikora uwo mutwe ungana gutyo ngo niwo wogeje amasaha angana gutyo. None se ubwo yabonaga niba atari ukuboza habaye iki? Shitani arashe Sara ajya kumuteretera Hagayi. Nuko Aburahamu abyara uyu mwana twasomye witwa Ishimayeli. Hashize iminsi umwana yaranavutse yarakuze, nuko Shitani yegura intwari ijya kurasa Aburahamu, imurasa ikibombe kugeza ubwo Aburahamu yumvise amasezerano yose yarashize muri we nk'uko yawe yarangiye. Uricara ukumva nta kintu uzaba cyo, ukumva nyine uzapfa utyo. Hari n'abari gusenga bavuga ngo icyabimara nuko bapfa, ariko havamo umuntu wihutisha umunsi w'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo ari ijambo ejo bundi nanditse, narishyize kuri stati yanjye, ariko narishyize no kuri TikTok yanjye. Riravuga ngo ibyo umuntu acamo, ibyo umuntu anyuramo ntibikuraho icyo azaba cyo. Kuko na uriya musore wo kwa Yosefu, kuko uretse na Yosefu na uyu waragiraga intama ninde? Dawidi. Kuragira intama kwa Dawidi ntabwo kwatumye ataba umwana. Ibyo umuntu acamo ntibikuraho icyo azaba, kuko no kuragira intama kwa Dawidi ntikwatumye ataba umwana. Ese wambwiriye mugenzi wawe mwicaranye iryo jambo, mubwire ngo ibyo umuntu anyuramo ntibikuraho icyo azaba cyo. Ndakurahiye. Nibura wafata iryo ukarijyana, hanyuma ukabwira Shitani ngo have wabwoba we, imunyihorere namaramaje pe kujya mu ijuru. Bwira Shitani ngo have bwoba, have. Umugambi w'Imana ni mugari mu buzima bwawe. Shitani ntabwo acecetse, ntabwo atuje, arimo ararasa amabombe y'iterabwoba. Ariko iby'Imana yagambiriye ku buzima bwanjye ntabwo bizakurwaho n'igihe, ntabwo bizakurwaho n'inama nyinshi zateranye, ntabwo bizakurwaho n'ibyorezo. Oya, iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe bizasohora byanze. Hari undi yarashe, hari undi aherutse kurasa mu gitabo cya mbere cy'iby'abana. Yeguye bombe ajya kurasa Eliya, ibice 19 uhereye ku murongo wa 3. Igitabo cya mbere cy'iby'abami ibice 19 uhereye ku murongo wa 3. Ubundi ushatse wahera ku wa mbere. Haranditse ngo Eliya abyumvise atyo arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Betisheba y'i Buyuda, abariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa ati, Uwiteka ndarambiwe, icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntarusha ba sogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu arasinzira. Kuraswa kuba Shitani yakurasa ntabwo bivuze ko uri umunyantege nke, ntabwo arasa abanyantege nke. Hari igihe aza akarasa abashumba, akaturasa tukarara twapfuye twabaye imirambo,
ariko Imana yaduhamagaye bwaca guca ikatuzura. Kuko byanze bikunze turi icyitegererezo cyanyu. Hari imirimo dukorera kugira ngo abo turi kumwe, abo duhagarariye dukomerane. Yarashe uyu mugabo witwa Eliya. Niba hari abantu babonye Imana, Eliya yabonye Imana mu buryo bugaragara, mu buryo buri live. Arayibona. Yarwaniye ishyaka ry'Imana. Eliya yarwaniye Imana ishyaka ku buryo umuntu abishoboye yarwanira Imana ishyaka. Iyo urwaniye Imana ishyaka iragushyigikira byanga bikora. Iyo uyirwaniye ishyaka, yararebye asanga barimo barasenga ibigirwamana, asanga Imana barayibagiwe, asanga bihangiye indi myizerere. Arangije araza aravuga ati ariko baka kanya mwibagiwe amateka yiyambukije Abisirayeli inyanja itukura. Ubaka kanya mwibagiwe amateka by'ayamanu Abisirayeli bariye mu nzira bagenda, basogokuru koko mwibagiwe amateka y'Imana yaremye ijuru n'isi. Imana yatugabije igihugu yari yarabivuze nyuma y'imyaka myinshi, ubu murayibagiwe. Arababwira ati kuko mbona mwibagiwe, uhereye none rw'ishigikirizo rwanyu rw'Imana yanyu itanga imvura, Imana yo mu ijuru, ndavuze ngo iyi mvura ntizongera kugwa. Aravuga ati imvura ndayitwaye, ndayihagaritse. Ejo bundi nasomye ijambo rivuga ngo ubwo dukorana nayo. Ari ibintu tujya twemeza tukabyemeza itabitubwiye, ariko tukabyemeza kuko dukorana nayo. Yasanga twabisinye nayo ikavuga ngo niko byari, ikabyemeza kuko dukorana nayo. Kuko dukorana nayo. Ujye wirinda umuntu w'Imana birimo neza, ari ibintu yakwemeza. Nigeze kwirukana umuntu muri Sakirwa. Ayiwe ndabyibutse, yitwa John. Nigeze kumwirukana. Habayeho test yo gutestinga ngo abakirisitu, abantu barokotse muri Sakirwa, bahera ku wa mbere basanga ntibifatika bivamo. Aravuga tuwongera ndamwereka. Batereka dutestinga Alex, uriya twamubonye ni fake. Bantera isabune, babigambiriye, mpindukiye numva isabune mu gutwi. Nari ndi mu masengesho y'iminsi 4, uwo munsi nari nahimbye indirimbo y'ibitero 7 ivuga ngo imirindi y'Uwiteka kuri Sinayi yamenaguye ibitare. Noneho banyibeshyaho ndi mu bihe nk'ibyo, ndahindukira ndababwira nuhereye nonaha nihagira umuntu wongera gutestinga, nagira umuntu wongera gupima ngo antere isabune, ni kuko uyintera ubigerageza wese ndahita mwirukana. Ari igihe twigira isusa. Navuga uwibeshya ndamwirukana. Baraseka bamurwamenye, muratwirukana se uri singa yari umuhinde wateyoraga. Navuga ndamwirukana. Ngize nuko rero amatwi arimo urupfu ntiyumva ihoni. Uwitwa John arongera arayintera. Ayinenda amubwira nuhereye uyu munsi kugeza iteka ryose mwirukanye muri Sakirwa. N'abandi babyumve, John ndamwirukanye muri Sakirwa. Nuko turikomereza babigira urwamenyo. Bwarakeye John ararwana. Ibintu mvuga hari ubuhamya. John arwaye aryama mu rugo ngo yari perimanada. Niyo mpamvu babisekaga cyane, bumvaga nta muperimana bakwirukana uko biboneye. Nuko arwaye aryama mu rugo ntiyajya kwivuza. Hashize igihe John yegura umutwara agarutse akubitana na singa. Mubaza ngo umaze iminsi ko twakubuze mu kazi. Ati nararwaye. Ati wararwaye, zanare Bombe dikari. Bombe dikari turumva ati nagiye kuri farumasi bati zana Bombe dikari. Uwo munsi yongeye kwinjira muri Sakirwa. Bahise bamwirukana. Cyakoze bamaze kumwirukana, ahise yihana abantu babiri.
ihanyemo umumama witwa Janvieri na Loisiya, ubu ni abakristo uyu munsi. Ndashimira Imana. Narivuze ngo ubwo dukorana nayo hari ibintu tujya dushyiraho umukono, ijuru rikabikonfirima kuko dukorana nayo. Eliya aravuga ngo ntwaye imvura, ngo imvura ndayihagaritse. Baraseka, basetse aravuga ati n'ikime ndagitwaye. Bareba ibiro bya Eliya bakavuga telekomanda aka kagabo ariko ishyaka yararwanye ry'Imana, ijuru ryararigenzuye riravuga ngo niko byagakwiye. Nibwira ko ijuru ryamukoze mu aragenda, Imana imubwira hano, Imana yahise ivuga. Nyuma yaho yahise ivuga iramubwira ngo Eliya bazakwica, haguruka ngo reka ujya kugutungira ku kagezi. Akagezi gakamye, iramubwira ngo karakamye, igire ku mupfakazi Serefati. Urumva, iyo warwanye ishyaka ry'Imana hari ibintu mugenda mupanga hari ibintu igenda ikubwira, ikubwira ngo mvarata ngo bigende gutya, ngo caha ngaha, ngo cibunaka. Asa kugaruka, agarutse amapfa yarateye, ibintu byarakomeye, Ahabu byaramucanze. Agarutse agarukana autorite y'Imana yavuze, abatari badufite wijambo, abari baradufashe wijambo tubafata wijambo. Iyi bisohoje tubafata wijambo. Nimuhumure tuzabafata wijambo. Bareke bagufate wijambo, ariko amahindura naza Imana yabisohoje uzagira ijambo. Eliya araza aravuga ati mubanze munzanira abahanuzi ba Bali na ba Shera, mubanzane. Ibindi turabivugana nyuma. Imvura iraza ari uko abahanuzi mwabanyegereje, ngo baza bagenda bajya i Karumeli. Mu mwaka ushize nari ndi muri Israel, twageze i Karumeli. Imana twagira ibihe byiza, tugeze i Karumeli twibutsa ayo mateka, twibuka amateka, duhita tubwira Imana ngo Mana, beka aho twaharwaniye n'imbaraga zikomeye. Nuko Eliya abona Imana imanuye umuriro, yongera kumwiyereka bwa kangahe. Abona umuriro uramanutse, uraje ukongora igitambo, wabanje ukamya amazi yari yamenyeho, n'inkwi byose urakongora. Umaze gukongora afata ijambo ku bahanuzi ba Bali na ba Shera. Yarabonye Imana. Ariko nyuma yo kubona Imana, Satani yeguriye Bombe irasa Eliya. Eliya arahaguruka biciye mu ijwi ry'umugore witwa Yezebeli. Iyo Satani yakurashe, ijwi wakekaga ko hari rito riba nini, Satani rigira rigari. Siko Satani iyo yakurasha kuvana mu nzira, kakubwira ngo ca mu kigunda. Hari umupastori w'inshuti yanjye yitwa Papa Repose. Satani yaramurashe, imusanga ari nijoro aryamanye n'umugore. Bari bamaze iminsi myinshi batarya, cyakoze bajyaga gusaba ibivuzo mwibereshe mu majyaruguru hariya, nabo mu Gahunga. Arangije barya ibivuzo. Muri iyo minsi Satani yazaga, bari barwaye constipation n'abana bose n'umugore. Ujya kuri tuwarete ukajyabona intambara irimo iba. Nuko Satani musanga nijoro, iramubwira ngo Papa Repo ati karame, ati umuntu w'umugabo, ati ndi umuntu w'umugabo. Satani aramubwira ngo niba uri umugabo se uheruka guhahira urugo ryari? Asubije amaso inyuma, asanga n'ibivuzo ajya gusaba kwa mukecuru mwibereje by'ubushera, ngo afite inkoko. Aso yaramu Satani aramubwira ati weruka guhaha? Ati hoya. Aramubwira ati abana bawe barambaye? Asanga abana bambaye incocero. Aramubwira ati umugore wawe uruka kumugurira umwenda? Asanga umwenda wabaye akangiriza mu mafato. Irangije amubwira ngo ngo byuka. Arabyuka Papa Repose, aragenda yicara muri salo, ashyira umutwe mu maguru. Arangije umugore yicuye
aragira papa repo arakababura papa repo arangije arabyuka ajya kwishakira umugabo asanga yicaye muri salo yashyize umutwe mu maguru. Iyo shitani yakurashe bukwiriraho kandi izuba riva. Ariko nkuzaniye inkuru nziza nshaka nsoreze n'ahangaha, nshaka mvuga izindi zisigaye ebyiri ndazivuga mu iteraniro rya kabiri. Nagira ngo mubwire ngo umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukomeye kuruta amagambo bakuvuzeho. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ukomeye kuruta igisekuru uvukamo. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo uzakangwa nuko utize amashuri. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ukangwa n'imyaka ugize. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ntabwo ukangwa n'indesho yawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe urakomeje. Ijambo ry'Imana rirambwiye riravuga ngo n'ukuri uko nabigambiriye niko bizaba, kandi uko nabitekereje niko bizasohora. Iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe nibyo bizasohora kurusha iby'abapfumu bagambiriye, kuruta iby'abarwanyi bagambiriye, kuruta iby'abashimiste bagambiriye. Haleluya! Iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe nibyo bizasohora. Haleluya, haleluya. Iby'Imana yagambiriye yonyine nibyo bizasohora. Manimba hari mwene data niwe nsoreje, yamaze gukizwa, amaze gukizwa iwabo baramuca, baramwanga, bagiye gutanga iminani mu gihe iminani yari ikemewe. Ubu mubyibuke ntabwo wajya kuburana umunani w'iwanyu, bashatse bawuguha cyangwa ntibawuguhe. Cyakoze umunani ni ishuri, niko itegeko riri kuvuga. Umwana, umubyeyi afite inshingano yo kurihira umwana amashuri. Nutamurihira azakurega, bazagufunga. Niwo munani wo kumuha icyerekezo. Ariko ubutaka ni uburenganzira bwawe. Igihe kigeze baramufata, umugabo agiye gutanga iminani, baravuga bati kiriya kirara, kiriya gihungu twaciye nitutagiha umugabane kizatureka. Baramuhamagara nawe ngo bamuhe, ariko bamuhafatwa, bamuha umunani w'agahimano. Baragenda bafata ahantu hari hashashe urutare, hari hashashe urutare. Inaha birashoboka murabyumva cyane, hari aho ugenda ugasanga ni ku rutare. Barangije bazengurutse urwo rutare, baruzengurutse umuhati, bakagenda bashinga aho rugiye, bararuzenguruka. Rwari runini, bararuzenguruka. Niwe bahaye metero nyinshi, niwe bahaye ahantu hanini cyane. Aho urutare rushashe hose bahazengurutse imihati. Baramubwira batekera tuguha umunani. Abandi baha mu rutoki, abandi babaha ahantu hameze neza, bazatera ibishyimbo bikamera, bazatera insina ikazamuka, barabaha. Arangije bamuha urutare. Bamaze kumuha urutare ararira. N'abandi babibonye barababara, baravuga batura umubyeyi gito. Ariko aravuga ati ndaguciye, takira urutare. Ajya mu masengesho abwira Imana ngo Mana ubirebe iwacu bampaye urutare. Agisenga ndashimira Imana kwigivuga. Hari ijambo nasomye ejo bundi riranezeza, riravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, si ibibi ahubwo ni ibyiza, kugira ngo mbareme agaciro k'ibizaba. Haleluya, 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 haleluya. Ari igihe Imana igitubwira, itumenera ibanga ry'ibyizadukorera hano. Ageze mu masengesho ijuru riritaba, riramubwira ngo humura mwana wanjye, riramubwira ngo nzaguha umunani. Uyu wanyu bataguhaye nzaguha umunani. Ijuru rijya ritanga umunani. Ibihe biraza, arindira umunani w'Imana, akomeza gusenga. Nuko mu gihe gitoya umujyi wa Kigali hatera ibintu byo kubaka imihanda y'amabuye. Barayacungaga bakagenda bayasasa mu mihanda.
nuko icyo gihe sosiyete yitwaga Starabag nayo ibona isoko ryo gukora imihanda, bashyiraho abakomisiyoneri bajya gushaka amabuye ari karite. Nuko baragenda barimo bashakisha amabuye, abakomisiyoneri bikubita ku rutare. Haleluya! Bageze kuri urwo rutare bakubisemo icyumvirizo, bagiye kureba basanga ni amabuye ari karite. Ntabwo ari we wagiye kubashaka, baramuhize baramubwira bati aya mabuye yawe twayagura. Baramubwira bati ntabwo tuzatwara isambu, ikibanza ntituzagitwara, icyo tuzakora ni ukukuramwo amabuye wowe ukagumana ubutaka bwawe. Bamuhereza ku mamiliyoni. Arangije aheramo nawe yubaka amazu, nawe yubaka amazu nk'abandi. Have wabwoba we imunyihore namara majeke ujya mw'ijuru. Ongera usubiremo rimwe. Have wabwoba imunyihore namara majeke ujya mw'ijuru. Kadusengane n'abantu iterabwoba ryaririshe. Urabizi ko iterabwoba aho rikugeze, bamwe barimo barasenga nka Yona. Yona yaravuze ngo cyabimara nuko nako na Eliya yavuze, yaravuze ngo cyabimara nuko wakuraho ubugingo bwawe. Agarama munsi y'igiti cy'umurotemu aravuga ngo nyica ayo makakama yari uburozi, aravuga ngo napfe. Ariko mu migambi y'Imana ntabwo harimo yuko Eliya azapfa. Bari barimo bakora torosiye y'amagare n'amafarashi by'imiriro ngo bamucyure bamujyana adapfuye. Imana ibyigambirira bitandukanye n'ibyo urebesha amaso. Imana irashaka kukugirira neza mama. Imana irashaka ko Imana ifite umugambi wo kukugirira neza. Imana nikore ku maso ubona umugambi w'Imana utandukanye n'ibyo wibwira. Niko ejo bundi kwa Elisa byari bimeze. Elisa baramugose, Gehazi asohotse abona amagare y'imiriro abagose abateye. Nuko Elisa abwira Imana ngo kora ku maso ya Gehazi mugaragu wanjye. Ngo amukoze ku maso aramubwira ati humura none wati databuja ntabwo tugipfuye mbonye amagare. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Kadusengana Imana. Ndashaka gusengana n'abantu bamaze igihe mu iterabwoba. Baze guhaguruka dusengane, tubwire Imana ngo kora ku maso y'uyu muntu. Hari impamvu nyinshi. Mubike amaso yanyu mubaze umutima. Hari impamvu nyinshi. Inzozi urarota zaragwahamuye, ngo abashimisite bazakwica. Nta muntu n'umwe ufite urufunguzo. Mumbabarire mbabwire akantu gato. Reka mbabwire aka kantu gatoya. Imana Yesu yasanze Yohana ku kirwa Patimo, igice cya mbere cy'ibyahishuro Yohana. Aramubwira ngo witinya Yohana. Igihe yaraguye igihumura amwikubita imbere ameze nk'upfuye. Yesu amukoraho aramubwira ngo witinya, ndiho kandi nduhoraho. Icyakora nari narapfuye ariko none dore mpora witeka ryose. Aramubwira ngo kandi nijye ufite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Ndashimira Kristo ko ari uzifite. Ayiwe, ndashimira Yesu ko ari uzifite. Ibazi yaba ari kanaka uzifite, ibazi yaba ari ariko niwe wenyine ufite urufunguzo. Bwira mugenzi wawe ngo ni Yesu uzifite. Nta wundi. Ni Yesu ufite urufunguzo rw'ubukwe, ni Yesu ufite urufunguzo rwo kubaka amazu, ni Yesu ufite urufunguzo rw'iterambere, ni Yesu ufite urufunguzo rwa bizinesi, ni Yesu uzifite. Abaturirimbiye bwa mbere baririmbye
aririmbye indirimbo ariko abantu ntibayumva. Yari indirimbo iri mu migani iravuga ngo inyuma y'inkike. Ayo ni amagambo yo mu gatabo k'umugenzi. Mu gatabo k'umugenzi ngo hari uwabonaga ngo umuriro waka ngo basukamo amazi, ngo nuko akajya asukamo amazi, umwanzi agasukamo amazi ngo awuzimye, akagumya agasukamo amazi. Ariko uwo mugenzi ngo atangazwa nuko abona basukamo amazi menshi ntuzime, nuko ngo ahabwa kureba inyuma y'inkike. Arebye inyuma y'inkike abona undi uri musukamo amavuta. Mana ishimwe. Impamvu tutasaze nuko inyuma y'inkike basukamo amavuta. Impamvu tutasebye nuko inyuma y'inkike basukamo amavuta. Impamvu tutabaye akabarore, inyuma y'inkike hari uri gusukamo amavuta, agenda yegegeza akubwira ngo humura mwana wawe. Bagatekenika inyuma y'inkike bakarogora. Haleluya, haleluya, haleluya. Bakaguteranya kwa sobukwe inyuma y'inkike bakabitesha agaciro. Mana ishimwe, Mana ishimwe, Mana ishimwe. Reka dushimire umurimo we ukomeye ukorerwa inyuma y'inkike. Ndashimira Kristo. Mana ishimwe. Kadusenge, kadusenge. Haleluya, 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 haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Kadusenge Imana. Mu iterabwoba ryari ryishe n'abari guhaguruka. Hanyuma rato tayaboyasiya dotayimene yakira itayaboyasiya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ikansaba umushumba n'igiheri naza senyera itorero, aze gusengera n'abatarakizwa. Hari umuntu ashaka gukizwa ngo arambure ikiganza. Umuntu utarakizwa nabanza arambure ikiganza. Imana iguhe umugisha kandi uhereye none amateka yawe ahinduke. Nta wundi Imana nawe iguhe umugisha uhereye none amateka yawe ahinduke. Nta wundi utarakizwa ngo tumufashe. N'uwaguye agasubira inyuma akagwa akava mu byizerwa, nawe narambura ikiganza nawe tumusengere. Nawe urahari. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe uhereye none utangirana amateka mashya. Nawe urahari. Nawe Imana iguhe umugisha haguruka nawe umwanya wawe uhereye none amateka yawe nawe mashya. Nawe amateka yawe nawe mashya uhereye uyu munsi haboneka impinduka ku buzima bwawe. Nimutambuke muze hano imbere, mwese nimutambuke muze hano imbere. Abazamuye ibiganza baze hano imbere. Abantu bashaka gukizwa n'abantu baguye.